Ibibyimba byo mu nda n'ibindi bibazo bitera ubugumba ku bagore ndetse n'indwara zifata mu mazuru, amatwi n'imihogo nibyo izi nzobere z'abaganga ziturutse mu gihugu cy'Ubwongereza bari gufasha ibitaro bya Kaminuza bya Kigali CHUK kubaga abarwayi bafite ibyo bibazo. By'umwihariko aba barwayi barabagwa hakoreshejwe uburyo bugezweho mu kubaga badafunguye, ibizwi mu Cyongereza nka minimally invasive surgery. Meze neza nta kibazo mfite ndetse n'ejo niteguye gutaha. Bambaze nyine mu gutwi kundi kumva ndi koroherwa. Ibambe Joseline numwe mu babyeyi babazwe mu nda kubera kutabyara, mu gihe Babunga Isa we yabazwe uburwayi bwo mu matwi. Njye nabazwe neza ku ikoranabuhanga, ntago bansabye. Nagiye muri salle d'operation mu masaha 4 nakangutse saa 7. Meze neza nta kibazo mfite ndetse n'ejo niteguye gutaha. Baransuzuma, bamaze kunsuzuma siga nomero, ngiye kumva numva barantelefone. Barambwira nzaze bamvure ngo hari abantu baturutse hanze bazamvura. Bambaze nyine mu gutwi kundi kumva ndi koroherwa. Cyo navuga no gushimira Umuyobozi wungirije w'ibitaro bya CHUK Professor Dr Martin Nyundo avuga ko ubu buryo bugezweho mu kubaga nabo bari kubushyiramo imbaraga muri iyi minsi, ari nayo mpamvu kubona izi nzobere z'abaganga ari ikintu cy'ingenzi kuri bo. Ubu ngubu indwara zo mu nda n'ibindi bice bifunze mu mubiri w'umuntu zishobora kubagwa batafunguye. Ni bumenyi bugezweho, ni tekinoloji nshya, ibyo nabyo dusanzwe tubikora kandi tufite gahunda rwose kugenda twigisha n'abaganga bacu babaga ubu buryo. Na niyo mpamvu twabasabye ko baza bakadufasha mu ubu buryo. Izi nzobere z'abaganga ziza binyuze mu bufatanye bwa Minisiteri y'Ubuzima n'umuryango utari wa Leta Rwanda Legacy of Hope. Revera Oze Ntavuka uyobora uyu muryango akanayobora itorero All Nations Ministries ryo mu Bwongereza ari naryo ryabyaye uyu muryango, avuga ko icyo bashyize imbere ari uguteza imbere igihugu. Tumaze imyaka 10 tumaze kubaga abantu barenga 2200, noneho tukanatraininga n'abaganga ba hano ndetse n'abigira ubuganga. Umusaruro hari ndetse ubwo tuje tuzana n'ibikoresho. Ibyo bikoresho byose tubisigira ibitaro, ntabwo tubisubizayo. Twebwe icyo dushyira imbere ni ivuga butumwa ariko ryanye n'ibikorwa. Ntabwo ari mu buzima gusa, dukorera mu burezi, gufasha abana b'imirire mibi n'abana bo mu muhanda, guteza igihugu imbere n'icyo cyangombwa. Icyo nakwifuza nuko buri wese abonye ubushobozi yabikora. Umuryango Rwanda Legacy of Hope uzana inzobere z'abaganga mu kubaga baturutse i Burayi na Amerika nibura inshuro 2 mu mwaka. Kuri iyi nshuro biteganyijwe ko mu bitaro bya CHUK bazabaga abarwayi nibura 22 bafite ibibazo byo mu matwi, amazuru cyangwa imihogo, ndetse n'abagore 20 bafite ibibyimba byo mu nda cyangwa ibibazo byo kutabyara. Bazanabaga kandi abagore nk'abo 20 mu bitaro bya Kaminuza bya Butare CHUB. Inosa Habumugisha Radio Sarusi i Kigali.